ibitagize icyo bikubwira nta nubwo byanaguhindura. Niba ukunda umwana wawe rero gerageza umutekerereze ibi bintu kandi ni natwe tugenda tukajya muri za musabakati tukishimira abana basoma Qur'ani kandi dusize abana bacu mu rugo batazi no gusoma suratul Fatiha. Bavandimwe Islamu, turagana he? Ese abana turabasigira nde? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turi muri cya cyumweru cyahariwe abana, muri kumwe n'umuvugizi w'abana. Ariko bavandimwe wa Islam, ndagira ngo iki cyumweru tukigire icyumweru cyo gucyahana. Bavandimwe wa Islam, tumaze kubona amavideo menshi ku mastati, ku ma YouTube, ku ma TikTok, ababyeyi b'abayisilamu kazi barimo barapostinga abana babo b'abakobwa b'imyaka 6-7 barimo barasa n'abamansura kandi bakabipostinga bishimye bagaragaza ko umwana azi kubyina n'ibindi bigiye bitandukanye. Tumaze kubona amastati menshi abana barimo bararirimba indirimbo zigiye zitandukanye, ariko ma'al asafu shadid ugasanga subhanallah umwana arimo araririmba indirimbo zirenze album 1-2 ariko suratul Fatiha nayazi, gusoma Qur'an umwana nabyazi. Kandi ni natwe tugenda tukajya muri za musabakati tukishimira abana basoma Qur'ani kandi dusize abana bacu mu rugo batazi no gusoma suratul Fatiha. Bavandimwe Islamu, turagana he? Ese abana turabasigira nde? Ese tuzisanga muri ya hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ngo cyangwa umwana mwiza wasize agasigara gusabira? Abana tutigisha gusoma suratul Fatiha, tutigisha gusoma Qur'an, tutigisha gusari, nibo tuzasiga tugatekereza ko bazadusabira mu gihe tuzaba twaratabarutse. Bavandimwe wa Islam, twikubita agashyi tugaruke. Bavandimwe wa Islam, uwo mwana uri gushyira kuri stati umushaga yarimo arabyina arimo aramansura, ejo nagira imyaka 15-16 akajya kumansura, bizakubabaza kandi waramushyigikiye. Bavandimwe wa Islam, kubw'ibyo rero twikubita agashyi, twicare turebe icyo twakorera abana bacu tugifite ubuzima, kuko nitwe tubatekerereza ibyiza, wenda tukazabasiga bari mu byiza. Bavandimwe wa Islam, kubw'ibyo rero mureke iki cyumweru tukigire icyo gucyahana, turebe abana bacu aho bageze, haba mu masomo, haba muri Qur'an, haba mu buzima bwacu, tubasigiye uwuhe muco. Bavandimwe wa Islam, ibitagize icyo bikubwira nta nubwo byanaguhindura. Niba ukunda umwana wawe rero gerageza umutekerereze ibi bintu, umwigishe idini rye, umwigishe adabu, umuhe ubumenyi ngiro. Kubw'ibyo rero igihe uzaba waratabarutse bizamugirira akamaro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.